Aya ni amakuru ari gucicikana. Dosiye ya Yugi Umukaraza ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya ku gahato umukobwa witwa Shadibu yagejejwe mu bushinjacyaha, ndetse mu byaha uyu musore akurikiranweho hiyongeyeho n'icyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Andi makuru ashyushye nuko uwitwa Bruce Melody ashobora kuba agiye gutandukana na label yabagamo yitwa 155 EM. Ibi ngibi bikaba byatewe no kubona uwitwa Bruce Melody yagiye ku rubuga rwa Instagram kuri story ya akandika amagambo agira ati coach nawe akeneye coach. Reka mboneho no kugwikaza muri kino kiganiro. Ni ikiganiro cyitwa Bimenye gitambuka ku n'umuyoboro wa YouTube channel ari we MS Empire Talks. Kora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye ubona ibiganiro byiza nk'ibi ngibi buri munsi. Munyemerere amakuru uyu munsi tuyahere ku ari kuvugwa ku musore witwa Aimable wamenyekanye cyane nka Yugi Umukaraza. Aha amakuru ari kuvuga yuko dosiye ya Yugi Umukaraza ukurikiranyweho icyaha cyo gusambanya ku gahato umukobwa witwa Shadibu. Iyi dosiye yagejejwe mu rukiko, ndetse mu byaha n'umusore witwa Aimable yashinzwaga hiyongeyemo n'ikindi cyaha kimwe, aricyo cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yabwiye itangazamakuru ko dosiye iregwamo Yugi Umukaraza yoherejwe mu bushinjacyaha tariki 29 Kamena 2026. Ibi umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB Dr Murangira Bitseri yabitangaje agira ati dosiye iregwamo Iradukunda Aimable uzwi cyane nka Yugi Umukaraza yoherejwe mu bushinjacyaha tariki 29 Kamena 2026. RIB irasaba abanyarwanda gukomeza kwirinda ibikorwa bigize icyaha, cyane cyane ubusinzi no gukoresha ibiyobyabwenge, kuko usanga kenshi aribyo bikurura ibyaha nk'ibi ngibi bikomeye. Uyu musore Aimable amenyekanye nka Yugi Umukaraza akekwaho ibyaha bibiri birimo cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato no gukoresha ibiyobyabwenge. Bibutsa ko icyaha cyo gusambanya ku gahato giteganywa n'ingingo y'130 mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iyo urukiko ruhamije icyo cyaha uhanishwa igifungo cy'imyaka kuva ku myaka 10 gusa itarengeje imyaka 15, wibereye muri gereza uri kurya ubuhuroko, bikajyana n'ihazahabu ya miliyoni kugeza kuri miliyoni 2. Nuko nguko rwose bimeze ku ruhande rwa Aimable rwose washinzwaga icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina undi ku gahato, yongeyeho n'ikindi cyaha kimwe cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Ibi ngibi bikaba bishobora kuba byamukurura igifungo cy'imyaka 17, kuko tubaze neza mu gihe cyo twabonye ko gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umuntu bishobora kuba byagufungisha imyaka 10 kugeza kuri 15, naho icyaha cyo kuba wakoresha ibiyobyabwenge akaba ari imyaka 2 cyangwa se umwaka umwe. Ibi ngibi byerekana yuko umupetero uzavuka muri uno mwaka Yugi Umukaraza icyaha kiramutse kimufashe nyine kikamuhama, ashobora kufungwa akazagaruka uwo mwana rwose afite imyaka 17 yenda gufata indangamuntu. Bantu rero mukunda uyu musore yitwa Aimable, bantu mukunda ibihangano bye rwose mumutangire mu musengere, inshuti n'abavandimwe mu musengere. Ikintu cyaba kiza nuko uyu nguyu witwa Shadibu wamureze yuko yamukoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ikintu cyaba kiza nuko yagenda wenda akabamba musabira imbabazi, akavuga yuko amuhaye imbabazi ku giti cye, basi bikaba byagabanya igihano. Naho ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge niwe yamuhereza imbabazi, byo ni urwego rw'ubugenzacyaha n'ubundi rukomeza kubikurikirana. Umuhanzi Bruce Melody yongeye kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga nyuma yo gukura amazina ya UGB cyangwa se kizwi nka United Generation Basketball na Kigali Universe mu mwirondoro we uzwi nka bio kuri konti ye ya Instagram. Bibutsa ko iyi ngiyi yitwa UGB cyangwa se United Generation Basketball yari ikipe y'uwitwa Coach Gahera, akaba ari uyoboye 155 EM, akaba ari rebo uyu Bruce Melody yabarizwagamo. Rero yaje kujya kuri urubuga rwa Instagram ahazwi nko hajya imyirondoro yari yarashyizemo ino kipe, ariko aza kuba yayikuramo. Ibi ngibi bikaba byavugishije abantu benshi, ndetse aza no kongera akuramo icyitwa izina ryitwa Kigali Universe. Iyi Kigali Universe akaba ari y'uwitwa Coach Gahera. Iyi akaba ari imwe mu nzu zikunzwe cyane ahangaha muri Kigali ndetse no mu Rwanda, kwa ko ni inzu mbera byombi aho wasangamo utubari, ibyumba byo kuraramo ndetse n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'imyidagaduro. Iyi nayo akaba ari imwe mu nzu mbera byombi yari ya Coach Gahera. Ibi ngibi rero ni ukuvuga yuko uyu Bruce Melody yatangiye kugaragaza yuko ashobora kuba agiye gutandukana na label yitwa 155. Ese nibyo koko kuba yakuye izina rya gikipe ya Coach Gahera ariyo United Generation Basketball muri bio ya Instagram account y'uno muhanzi? Ni ukuvuga yuko yaba yihenuye ku bayobozi bino label kuba agaragaza yuko atakibishimiye. Kandi ibi ngibi byabaye nyuma yuko uyu nguyu Bruce Melody yagiye no ku rubuga rwa Instagram kuri story yakandika amagambo agira ati
coach nawe akiniye coach. Bruce Melody nyuma yo gutangaza ano makuru cyangwa se kwandika aya magambo ku rubuga rwa Instagram kuri story, ntabwo yigeze atangaza ibindi bintu bikurikiyeho, ahubwo yanditse ngo coach akiniye coach. Abantu bakagira babyuzuza bavuga ati yarashatse kuvuga ngo coach Gael akiniye coach Gael nawe mugenzi we, nyine yuko ari ibintu atakiri gukora neza, akaba ari ibintu byatejeje saga ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko uyu witwa Bruce Melody ashobora kuba agiye gusohoka mu cyitwa 155 hari n'andi makuru ari kuvugwa yuko witwa coach Gael akaba ari ukuriye 155 cyangwa se ari wo muyobozi 155 asigaye akunda uwitwa The Ben ngari kureba ibihangano bye rwose, akumva no umuhanzi wakumubera yamubera umuhanzi ejo hazaza azaba ari kuba yamanaginga kuko atangiye kumwishimira. Gusa ayo n'amakuru ari kuvugwa nta shingiro dufite twayashingiraho, gusa twamaze kubabwira ko uwitwa Bruce Melody we ashobora kuba ari kugaragaza ibimenyetso ameze nk'aho ari gushaka kuba yasohoka mu label yitwa 155 Indi nkuri hari ngiye kubongeza nuko uwitwa Anita Pendo ndetse na Mama Sava bafite umurwano uzabahuza tariki 5 mu kwezi kwa 7 2026 ahangaha muri Petit Stade. Uyu murwano rero ni iki? Ntago ari umurwano ngo uzaba uri ufite amakimbirane hagati yabo, ntago ari amakimbirane azaba bahuje, ahubwo no guterana amakofe mu buryo bw'imyidagaduro. Uyu rero Mama Sava ari kugenda ku mbuga nkoranyambaga ze avuga yuko bafite umurwano we na Anita Pendo uzaba tariki 5 Kanama 2026 bizaba muri Petit Stade. Ibi ni ibintu bigenda bihuza abastari ahangaha mu Rwanda. Abantu benshi bagiye no kuzindi social media bagenda bandika ati ariko nimba bari abastari bari guhura bakarwana kugira ngo bashimisha abantu cyangwa se nabo babashe gukorera amafaranga, kuko byose n'umuri n'umyidagaduro ntago ari beef ziba zibahuje, bazadufatiye witwa Bruce Melody ndetse na Tiger B bakabashyira muri stage bagakubitana ko kivumbi rigatomoka. Bazatuba bari rwose batuzanira witwa Tiger B ndetse na Bruce Melody babashyire muri box ring imwe bakubitane, noneho tubanze tumenye ubundi bivuye kuri stage z'abahanzi buri muri box nde wakubita undi. Jya muri comment igitekerezo cyawe kirakenewe, ese umbwire hagati ubundi ya Tiger B ndetse na Bruce Melody ndi ubona wakubita undi. aba 001 muri comment muhangaye n'aba The Ben n'aba Tiger B ahangaha muri comment nyinshi ziragaragaza umuntu bafitiye icyizere. Munyemere tunasoreze kino kiganiro ahangaha, ni ikiganiro cyitwa bimenye gitambuka kuno muyoboro wa YouTube channel ariwe MS Impact Talks. Ibuka gukora subscribe kuri channel, fungura inzogera kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge nawe ujye ubibona buri munsi. Kandi kino kiganiro nimba wagikunze wibuke ukore like ugisharinga inshuti zawe. Uyu munsi twe turi kubabwira ku makuru kugenda avugwa ku mihanda, bivugwa yuko uwitwa Bruce Melody yabasohotse mu cyitwa 155 cyangwa se ateganya kubera ibimenyetso ari kugenda agaragaza cyangwa se imyitwarire ari kugaragaza. Twanababwiraga ko witwa Aimable mu byaha yashinzwaga cyo kuba yarakoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato, undi hiyongeyemo n'ikindi cyaha cyo kuba yakoresheje ibiyobyabwenge cyangwa se abikoresha, ibyo bikamushyira kuba yafungwa indi myaka myinshi, n'imyaka igenda yongera kuba ari muri gereza. Twanababwiye ko witwa Anita Pendo ndetse n'uwitwa Mama Sava bazakocorana ahangaha tariki 5 Kanama 2026 muri Petit Stade mu murwano uzabahuza gusa mu buryo bw'imyidagaduro. Jimwe banaga mu kiganiro banyita Promesse ni nagize aka the king of this upward plus 250 ndabakunda cyane. Dore mu bugano by'ubutaha. Ciao ciao.